Yesu ashimwe, ndagusuhuje nkwifurije amahoro y'Imana, nkwifurije umugisha, ukuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Iyi ni isaha yo kubohoka, uyu ni wa mwanya wo kubohoka. Hano habohokeyemo abantu benshi kandi bahawe umugisha muri iyi saha yo kubohoka. Ni ahantu duherewe umugisha n'Imana, ko mbonye abantu benshi Imana ibabohora, kandi mbonye abantu benshi Imana ibagirira neza. Mbonye abantu benshi Imana ibahagurutsa. Nawe ufunguye kino kiganiro Imana iguhagurutse, Imana ikora ibikomeye ku buzima bwawe. Reka nkubwire, imbaraga z'Imana zirahambaye. Ni Imana ibasha gukora cyane ibyo twebwe tutashobora, ibyo twebwe tutabasha nk'abana b'abantu, Imana irabishobora. Hari uburwayi urwaye umaranye igihe kinini cyane, ariko ndagira ngo nkubwire ngo abaganga bananiwe, Imana yirashoboye. Hari ikibazo umaranye iminsi, ni ikideni, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana yishyura, kuko yo ica inzira hatari hari inzira. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Abayisiraheli bageze ku nyanja itukura, ngo bareba hino, bareba hirya, bareba inyuma, babona nta nzira, imbere babona ni inyanja, ariko ngo aho batatekerezaga Imana ihaca inzira. Nawe none ahangaha aho utatekerezaga Imana ihaca inzira. Haleluya! Imana ihaca inzira, ikuremera inzira, ikuremera inzira. Imana y'amahoro igukureho uburetwa bw'abazimu n'abadayimoni. Turimo turaganira uburyo bwo gusenya ibicaniro by'abarozi. Uburyo bwo gusenya ibicaniro by'abarozi uyu munsi nicyo nje kukubwira. Senya ibi bicaniro ubone umugisha w'Imana. Abarozi hari ibicaniro bubatse, babyubaka ku buzima bwawe. Nawe uyu munsi kubera ko ubihishuriwe, bisenye ubone umugisha w'Imana. Senya imbaraga z'abarozi, uzisenye, uzivaneho, zigende mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, hariho umuntu nigeze nsengana nawe, bari umurozi yari yaramuroze, baramuroga ikintu cyo kutabyara, aragenda arashaka, agira imyaka 10 mu rugo nta mwana, urubyaro rurabura neza. Umunsi umwe aranyumva ndimo mvuga ubutumwa kuri radiyo, aza ku rusengero, dusengana Imana, Mwuka w'Imana arampishurira, anyereka ko nta mwana afite. Imana irambwira ngo nimubwire akizwe, ayizere, Imana izamugirira neza kandi Imana izamuha urubyaro. Arasenga, ariko Umwuka w'Imana anampishurira aho byapfiriye. Imana imubwira yuko ari umurozi wamuroze, kandi bamuroze ku munsi w'ubukwe. Imana byose irabimuhishurira, uburyo umuntu wamuroze ari uwo bafatanyije kandi yari inshuti ye magara. Ku munsi wo kwinjira mu rugo, hari imihango yamukoreyeho, ayimukoreraho asa n'umufasha, ariko muri uko kuyimukoreraho amuzinga kutazabyara muri urwo rugo. Ariko Imana irambwira ngo izamuha umwana, kandi ntabwo izamuha umwe, izamuha kubyara abahungu n'abakobwa. Turasengana, twahuye 2018, 18 irashira, 2019 irashira, kandi ubwo urumva twahuye amaze imyaka 10. Imyaka 10 yari ishize atabyara. Urumva aho akirijwe nanone, arongera amarindi imyaka 2 ntacyo arabona, ariko tugisenga Imana. Ariko ku mwaka wa kabiri 2019 ishira, arananirwa gusenga, atangira kugenda gake gakeya. Haza rero kuza umuntu amurangira umupfumu iyo ngiyo ngo za Tanzania, iyo ngiyo niho bagiye. Maze kumurangira y'umupfumu aragenda. Dore ikintu umupfumu yakoze ku buzima bwe, yamukoreyeho imigenzo, yamugizeho ingaruka ngiye kukubwira. Reka mbabwire ikintu, buriya gusenga
birahindura, birarema. Ndagira ngo nkubwire, senga Imana wizeye. Nonaha sinzi ikibazo ufite igihe ukimaranye, sinzi ikikugoye ngo ni igiki, ariko ndagusaba kwizera Imana, ukizera ubushobozi bw'Imana, ukizera imbaraga z'Imana, ukizera gukomera kw'Imana, kandi ukizera kubohora kw'Imana. Ikindi cyongeyeho, ukizera gusengera mu mahame. Iyo mvuze gusengera mu mahame, ni ukwizera ko uri umwana w'Imana kandi ukamenya ko Imana ari data. Niba uri umwana w'Imana bivuze ko ufite ubutware. Ijambo ryo riravuga ngo dore mbahaye ubutware bukandagira inzoka na sikorupiyo. Hari ubutware Imana yaduhaye bukandagira inzoka na sikorupiyo. Hari ubutware Imana yaduhaye bubasha kumenagura ibicaniro by'abarozi. Hari ubutware Imana iduhaye bubasha gukuraho ibicaniro by'abazimu. Ahubwo ikibazo ahantu kiri, ntabwo turabasha kumenya ubwo butware, ngo ubwo butware tubuhagararemo, ngo ubwo butware tububemo nk'abana b'Imana. Reka nkubwire, umwana w'Imana abasha kurema ibitari biriho bikabaho. Umwana w'Imana abasha gutegeka imisozi ikimuka, niko ijambo rivuga. Yesu yaravuze ngo mwagira kwizera kunzinya cyane kungana n'akabuto ka Sinapi, mwabwira imisozi ngo nirimbuke itabwe mu nyanja, imisozi ikarimbuka. Rero wowe unkurikiye nonaha ukeneye kwizera, ukeneye imbaraga zo kwizera, kandi ukeneye kwizera ko Yesu uri muri wowe ni munini, ni munini cyane, ni mugari, abasha kubohora. Reka guhora mu buzima barakubwiye ngo barakuroze, n'umurozi arakubwira ngo narakuroze. Ibyo bintu bihora mu mutwe wawe, ayo magambo yabaye nk'isereri ihora ikuzengurukamo. Ariko ndagira ngo nkubwire, renza amaso amagambo abarozi bavuze, utumbire umusaraba wa Kristo, wizere ko uri umwana w'Imana, usengere mu mbaraga z'Imana, usengere mu bushobozi bw'Imana, uvuge ngo njye ndi umwana w'Imana. Byanze bikunze amagambo abarozi bavuga kuri njye ntacyo azantwara. Urwana intambara yo gukiranuka, kuko umuntu ubasha gutegeka abadayimoni bakumva bagahunga ni umuntu ufite muri we gukiranuka. Iyo udafite gukiranuka muri wowe ntabwo ushobora gutegeka. Iyo udafite gukiranuka muri wowe ntushobora gutegeka. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukeneye kubanza kwanga icyaha n'igisa nacyo kugira ngo ubashe ugire gute utegeke. Kuko abantu benshi barasenga ariko ntibabashe kwimura ibicaniro by'abarozi. Kubera iki? Urasenga ariko hari ibyo udatunganya. Buriya kugira ngo usengere ku gicaniro ubashe gutunganya iby'igicaniro bisaba kuba uboneye, kandi bigasaba kuba utunganye rwose. Uyu munsi Imana ishimwe ko turi ku ngoma y'imbabazi. Imana ishimwe ko Kristo yaje akaducungura, akaducunguza amaraso yiwe. Ntibibe bigisaba yuko Imana ihaniraho abagiye ku gicaniro badatunganye. Reka mbabwire, iyo tuvuze igicaniro jya ukitonde. Ijambo ryitwa kubaka igicaniro ku mukristo jya ukitondera cyane. Iyo tuvuze igicaniro ni ikintu kinini kandi kigari. Igicaniro ni ikintu kinini kandi kigari. Ukeneye kucyitondera. Iri jambo ryitwa igicaniro ukeneye kuryitondera cyane. Imana y'amahoro itugirire neza. Kubera ko impamvu ukwiriye kuryitondera, iki gicaniro iyo ucyubatse nabi, iki gicaniro kikuzanira ibindi byago aho kugira ngo kikuzanire umugisha. Bibiliya itwereka umugabo witwa Aburahamu. Aburahamu yigeze yubakira Imana igicaniro, ndetse ngo ashyiraho n'ibitambo ku gicaniro. Icyo gihe batambaga ku gicaniro agashyiraho amapfizi y'inka, amapfizi y'ihene n'intama ndetse n'inuma, byose ngo abishyira ku gicaniro, kuko zari inyama arabagararekeranya ategereje gukongora igicaniro. Imana itugirire neza. Ariko igihe atarakongora igicaniro, abwirwa n'Imana ko agomba kurinda igicaniro, agategereza Imana kuva
mu masaha y'igitondo kugera ku mugoroba, cyangwa se kugeza aho Imana iri bwongere kugaruka kuvuganira nawe. Aburahamu yumva ko byoroshye, yumva ko ntacyo bitwaye. Imana itugirire neza. Aba ku gicaniro. Bibiliya iravuga ngo yahereye mu gitondo agurutse inkongoro. Icyatumaga Aburahamu aba ku gicaniro akirinda cyari iki? Kwari ukugira ngo akirinde inkongoro. Impamvu yagombaga kukirinda inkongoro ni iyi: nuko iki gicaniro cyari kiriho ibitambo, kandi ibitambo yatambye zari inyama. Ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo aho intumbi ziri, aho niho inkongoro ziba. Imana y'amahoro itugirire neza. Aho intumbi ziri niho inkongoro ziba. Rero uyu munsi murokore wo muri iyi minsi arasenga, ariko nyamara aho ubutunzi buri ni naho abajura baba. Iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice byaho 10 ku murongo waho w'10, haravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwica, kwiba no kurimbura. Ni ukuvuga ngo Satani nta kindi kimukoresha, kuko buriya ndagira ngo nkubwire wa mukristo we, wa murokorewe, uri umwana w'Imana ukiranuka neza, ubana n'Imana neza, wanga icyaha n'igisa nacyo, ukiranutse uhagaze neza. Ntabwo muri wowe umurozi azakuroga ngo bifate, ntibishobora gufata. Reka nkubwire impamvu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ese Kristo ahuriye hehe na Beliyali? Ni ukuvuga ngo kubera yuko Kristo atuye muri wowe, ari muri wowe, ntabwo bashobora kukuroga ngo bifate. Byafata gute se kandi Kristo atuye muri wowe? Iyo bigeze muri wowe bigasanga Kristo niwe ukuyobora umubiri wawe wose, bihita bisubirayo, ntago biba bikibashije kuguma hafi aho ngaho. Ariko buriya umukomisiyoneri uzana dayimoni mu buzima bw'umukristo ni icyaha. Icyaha nicyo kibasha gukingurira abadayimoni, nicyo kibasha gukingurira abadayimoni kugira ngo binjire mu buzima bw'umukristo. Iyo muri wowe nta cyaha ufite, nta kintu kigutandukanya n'Imana. Urasenga ukumva imbaraga z'Imana, urasenga ukumva gukomera kw'Imana, kandi ugira n'imbaraga n'ububasha bwo gutegeka. Urategeka bikakumvira, urategeka bikarekura mu izina rya Yesu. Ko kubaka igicaniro bijyana n'umuntu wisobanukiwe, akamenya ko ari umwana w'Imana. Icya kabiri, akamenya kuba ijambo ry'Imana arizi. Icya gatatu, akamenya kubana n'abahanuzi b'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Hanyuma rero iyo muri wowe harimo icyaha, ntabwo ushobora gutamba igitambo ngo icyo gitambo kizagira igarukiro. Muri wowe ukeneye kubanza kuba utunganye, ukarinda iby'ubugingo, ukarinda ubugingo, rinda ubugingo bwawe, rinda umutima wawe. Rero ngo Aburahamu aba ku gicaniro. Ntabwo sije twatangiriyeho, ndacyabyibuka, ndacyababwira ibya wa mudamu. Igihe rero kiragera, Aburahamu ngo ahera mu gitondo agurutse inkongoro, ngo ageze 8 izuba riba ryinshi arasinzira. Asinziriye inkongoro ziraza zirya igicaniro, n'ibyari ku gicaniro byose hasigara magufi. Inkongoro zirarangiza neza. Kangutse asanga kabaye, agiye akibitekereza. Uwiteka nawe baramuhamagaye ati nuko byagenze, umva ijambo Uwiteka yamubwiye, kuko utabaye maso ngo ubashe kurinda igicaniro, ubwoko buzagukomokaho bazaba abashyitsi n'abasuhuke mu gihugu kitari icyabo. Kuko utabashije kurinda igicaniro, ubwoko buzagukomokaho bazaba abashyitsi n'abasuhuke mu gihugu kitari icyabo. Reka nkubwire, nubasha kugendana n'Imana, Imana izabana nawe. Uyu Aburahamu kuko atabashije kubaha amahame y'igicaniro, yabaye ubwoko bwamukomotseho babaye abacakara imyaka 400 bari mu gihugu cya Egiputa bakoreshwa uburetwa. Burya bituruka kuri Aburahamu, sekuruza w'abizera. Imana itugirire neza. Uyu mudamu rero natangiye mbabwira, yaragiye ajya mu bapfumu. Ageze ku mupfumu, ikintu cya mbere yamukoreye
mu yageze yasanga ni umupfumu w'umugabo, aramubwira ati umwana ugomba kumubona, atariko biraza guca muri nge, nuko wemera tukaryamana. Bararyamana, bamaze kuryamana, igihe kiragera, avayo aratwita, amaze gutwita abyara umwana nk'uko abandi babyeyi babyara, ariko ngo umwana uko yigira imbere ageze nko mu mezi 6-8, uko nyina mwonsa, umunsi umwe aramuruma. Amurumye, ni umwana we wamurumye, bamujyana kwa muganga. Bamugejeje kwa muganga, bagezeyo bamupimye basanga yarumwe n'inzoka, muri we harimo ubumara bw'inzoka. Baramubaza bati ni umwana wawe? Ati cyane rwose, ariko bamuvuye bamukuramo ubumara bw'inzoka. Umwana yajya kambakamba, uko agenda kuruza inda hasi, ariko akagenda buyoka, akagenda nk'uko inzoka igenda. Umudamu naje kubona mbona arongeye aragarutse 2020, aragaruka arambwira ati nsengera Imana, ati naragiye mva mu nzu y'Imana, ati sinkubeshya nagiye mu bapfumu. Arambwira nuko turasenga, ngisenga Imana, Imana irambwira ngo uyu mwana afite ntabwo ari umwana muzima, Satani yamuhaye igisa n'umwana, ariko nyirizina ni inzoka yamuhaye ivuka mu ishusho y'umwana. Ni inzoka bamuhaye ivuka mu ishusho y'umwana, kwa ngo bamuhaye inzoka, iyi nzoka ivuka mu ishusho y'umwana. Rero turasenga, Imana iramubwira ngo ndi Imana y'inyembabazi, yaba ndi nk'umuntu mba nkurakariye, ariko kuko ndi umutunzi w'imbabazi ngiye kugukorera igitangaza, uzakibwire n'abandi, n'abazabibona hanyuma bazabashe gukizwa. Iki Imana yakoze ku buzima bwe ni iki? Imana yarambwiye ngo mubwire ngo uyu mwana, uyu nguwo wafata nk'umwana agiye gupfa, ariko ntibimubabaze, ntibimuhangayikishije, ahubwo Imana irabikuyeho icyamubuzaga umugisha, kandi nirangiza imutunganye rwose imugirire imbambe. Ariko nyuma ya azabona umwana, kandi ntago azabona umwe, azabona benshi. Ntabwo byatinze umwana yaje gupfa, arapfa, birarangira. Haciye iminsi mudamu aratwita, arabyara, n'ubu na bugingo n'ubu aracyabyara, kandi Imana iracyakora ibikomeye. Ndashaka kukubwira iki? Uyu munsi menya amahame yo ku gicaniro, umenye uko wubaka igicaniro cyawe, kuko umurozi ntuzabasha kumunesha utubatse igicaniro cy'amasengesho. Abigishwa ba Yesu ngo umunsi umwe yigeze abohereza, aravuga ngo nimugende mu murwa, bagenda bavuga ubutumwa bwiza, ariko ngo bageze mu murwa ngo birukana abadayimoni benshi mu bantu, ngo abadayimoni bariruka, abantu barakira, abantu barabohoka. Ngo bagarutse babwira Yesu, baramubwira bataho twanyuze mu murwa twakoze ibitangaza, twakoze ibitangaza. Ariho Yesu yababwiriye ati ntimunezezwe nuko abadayimoni babumvira, atahubwo munezezwe nuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Hanyuma rero bukeye ngo bongera gusubira mu murwa, ariko ngo Yesu atavuganye nabo, ko Petero yavuze ati wabonye hiti twariye, reka twongere dusubireyo tujye kwirukana abadayimoni. Ngo bageze mu murwa, umudayimoni birukanye arabasuzugura pe, arabasuzugura, ngo birukana dayimoni biranga. Nyuma rero baza kugaruka, babaza Yesu bati ko hari umudayimoni twirukanye akadusuzugura neza neza kanga. Ariko ngo Yesu amasubiza ijambo rikomeye, arababwira ngo bene uwo mudayimoni ntiyirukanwa n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Hanyuma rero ukeneye kubaka igicaniro kirimo gusenga, kirimo kwiyiriza ubusa, kiriho umutambyi, kiriho gusoma ijambo ry'Imana, kandi kiriho gutamba ibitambo. Igitambo cya mbere Kristo yarakidutambiye, ni amaraso yamennye ku musaraba i Golgota. Uyu munsi ntabwo kibasha gutamba
igitambo gicungura ubugingo bwawe. Kristo yarabucunguye, ubugingo buri bwacu bupfunyitse mu biganza byiwe, niho ubugingo bwacu bupfunyitse. Ariko ibya hano mu isi ni by'abarozi baboha, kuko ntabwo babasha kuboha ubugingo, kuko ntibabubona, nta nubwo bageraho buri. Ubugingo bubitswe na Kristo umwami Imana. Hanyuma rero hano mu isi uburyo waboshywe nibwo buryo wongera kubohorwamo. Abasirikare bo babivuga neza, kavuga ngo dawa ya mwoto ni mwoto. Uburyo waboshywe nibwo wongera kubohorwamo. Mu yandi magambo, niyo mpamvu ukeneye umuhanuzi w'Imana, niyo mpamvu ukeneye umutambyi, ukeneye umuntu ugusengera. Ukeneye umuntu ugusengera, ukeneye umuntu musengana, ukeneye umuntu ukwingingira Imana. Iki kintu sinzi niba ucyumva neza. Ukeneye kubaka igicaniro, kandi ukeneye gusengerwa, ukeneye gukorerwa deliverance, ukabohoka. Iyi deliverance ntishingiye ku bugingo, iyi deliverance ishingiye ku bya hano mu isi. Abarozi bakubabariza ku bya hano mu isi, kandi bakabikubabarizaho ubyemerewe. Abarozi bafunga imigisha yawe, ukabura urushako wari ukwiye gushakwa, ukabura urubyaro wari ukwiriye kubyara, ugakora ariko ntugire icyo ugeraho, ugashaka ariko urugo ntirubemo amahoro. Mbega ugasanga ibyawe byose bihora bipfapfana, kandi ugasanga urasenga, kandi ugasanga uba imbere y'Imana, ndetse n'Imana irakwishimira, n'Imana iragukunda, kubona mu bana bayo mu gitabo cy'ubugingo wanditsemo, kuko kuzajya mu ijuru uri umukene ntacyo bitwaye, ntacyo pe, nta kintu bibwiye Imana. Ariko uyu munsi wa none niwicara ukavuga ngo ubukene bwanjye burampagije, ukaririmba uti Imana naho yindi wabireka, ukampindura igikoresho cyawe, ukazampa n'iherezo ryiza, ntacyo. Imana nta kintu biyitwaye, izakwirata iri mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko niba ushaka kugira hagira ibintu bihinduka, ubaka igicaniro gisenya karande z'iwanyu. Karande z'iwanyu mu muryango w'iwanyu bari bakennye, ubaka igicaniro gisenya karande y'ubukene mu muryango w'iwanyu. Ubaka igicaniro gisenya karande yo kutubaka mu muryango w'iwanyu. Ubaka igicaniro gisenya karande zo kudatera imbere, karande zo gukenyuka, karande z'uburwayi. Wubaka icyo gicaniro. Ariko niba ntacyo bigutwaye, ukaba wumva ntacyo bitwaye, ukaba wumva rwose uri amahoro, unyuzwe no kuba uri umukene, nk'uko mama wawe yapfuye ari umukene, nk'uko papa wawe yapfuye uri umukene, nta kibazo, wirwana. Ariko niba wumva ushaka kuva muri ubwo buzima, abakene, ubaka igicaniro kivuguruza amagambo bakuvuzeho. Vuge ngo ntabwo nzapfa nzarama, vuge ngo ndi umunyamugisha, vuge ngo ndi umutsinzi, vuge ngo nzagera kure, vuge ngo nzaba umuntu udasanzwe. Hari imivumo bavumye ku buzima bwawe. Ejo noneho nzaza tuva imizi n'imuzingo, nkwereke uburyo impamvu ukeneye umuhanuzi w'Imana, umumaro w'umutambyi ku buzima bwawe, umumaro wo kubaka iki gicaniro. Niho tuzahera noneho turebe akantu ku kandi. Ariko nyirizina ukeneye ibi bintu kubimenya, kandi ukabikora, kandi ukaba imbere y'Imana neza. Imana yizakugirira neza kandi izakurwanirira. Yesu rero abaha umugisha, Yesu abagirire neza. Yari isaha yo kubohoka. Umugisha w'Imana uboneke kuri wowe, maze duhaye umwanya wawe, maze umwanya wumva rino jambo ry'Imana rigira aho rikuvana, rigira aho rikugeza. Kore subscribe, kande kuri like, sharing iyi video igere ku bantu benshi. Ahasigaye umwami Imana aguhereza umugisha, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom.